Fine Media TV ndagira ngo mwese mbasuhuze amahoro nizere ko muri hose mumeze neza cyane muri aka kanya ka none rero ndabizi ko mudukumbuye muri benshi hari filime iri kuvugwa ahangaha hanze yabiciye biri gucika ni filime igiye gusohoka bita Urusobe kabisa ibintu no Urusobe irimo abastari muri iki gihugu batandukanye ndimbati nk'umwe mu bastari bimena bazaba bayirimo harimo abastari benshi cyane abantu bakundanye na gitariro mwese muzaba muri tayari ketchup nawe muzamumubona harimo abastari benshi na nyirabitanga ndabizi ko mumukumbuye ye kandekera aho ngaho ntago nabwira abastari bose ubundi filime itarasohoka ariko ni filime ikunzwe cyane cyangwa se ni filime abantu benshi bategereje ariko mbere yuko iyi filime isohoka hari biri kubera kuri tele hari abari kuganirira kuri tele mbere ya shoot ho gatoya yes Fine Media TV mwari mudukumbuye none reka tuhagere kuri tele turebe uko bimeze ubuno busheri reka nkwereke buri gahugu n'umuco wako ni musaze tuzi ko ari abantu bavuga igikiga sibyo ntago ari igikiga kompulitiri igikiga kompuliti umubundi musanze umva ukuntu imeze sibyo musanze ituyemo abantu ngiye kukubwira b'ingeri zose nyine ntago ari ukuvuga ngo b'ingeri zose ahubwo ibaze ngo bavuye hehe nahe Burera urukumva birangize Burera ntago ari Burera nyine ni Burera biterwa na to avugiraho nyine nose nako kabaye ikibazo twakomeje abaturutse Gisenyi urukumva aho hantu Gisenyi mu Bugoyi niyo mpamvu uzumva umuntu w'imusanze akunze gukoresha izo ndimi zabo bantu ko ari babiri kubera ko ntago musanze mbese ni nkuko bavuga ngo abo bantu ko bazaga gushaka ubuzima mu mujyi baheragamo ukiraho ndagusubiza urumva uretse utarenga ngo usubize utaza ntaza kubyibagirwa iburera ntibavuga ikinyarwanda cya OG oya Igisenyi nubwo bavuga ikintu nyine kigoretse ukuntu none ufata icyo kintu ugishire ku Kiburera ntago ari ikintu bakosore n'ururimi ntago ari ikintu musaze muziho n'ururimi ni ijambo ga yego ana yasoma wamugize oya kucija muri zo ngera ho ciya uyu bamwita dogiteri Rumurika oya ragari reba kongeraho ga uhere ku musatsi kugera ku mano n'umushinwa wigendera kongeraho ga sibyo ni nkuko waje kumva umuntu aravuze ngo ntabwo hari abantu njya numva bavuga ngo kudganga ibintu byo kudganga ngo ntabwo natganga ibyo nabyo umva mubiri ibyo nabyo abo nabo nabandi bashinwa mu Rwanda abo nabo uva giterema nkubwire ibyo ngibyo kuvuga ngo waravuze ngo ntago turka ibyo nabyo ni firi y'amajyepfo za Nyaruguru n'ibyo nabyo ni bifefe kuvuga ngo buri ntara umuntu abafite ikibazo cyo kuvuga uburimi abo nakarere rese nta muntu wavuye cyane bavuga ururimi barugoroye neza kandi akavuga kudga kubera yuko nyine bite nuko yavutse kubera yuko nyine abavuga uburimi hari abashinwa bo mu Rwanda nese ntabwo muzi ko habaho n'umunsi wo kudidimanga abantu ntabwo umunsi buzi abantu badidimanga bakitariki zingahe none se hari igihe uvukana n'umuntu kavuga ati ngiye kurya kandi bakavuga ngo ngiye kudya kandi mwaravutse mwararezwe n'umubyeyi umwe muba hano hamwe nanone rero biterwa naho ari uburimi naho yize umva ikintu wazana akiga Musanze akahiga wenda imyaka 6 bro agatavuga nkuko yavugaga oya yatavuga nkuko yavuga yarahuye nawe ngabo kubera atakajya muri vacances ni virusi nyine hoya natwe atagiye kudufata kandi nta kimwe turamara hano ugushaga uravuga nkuko tuvuga nkuko tuvuga reka no tuganire mu rurimi rwa Musanze tuje turavuga ururimi rwino nyine uruvuge nyine ubundi reka nze nkwereke sibyo wabishatse wavuga completely ikinyarwanda abantu bose bo mu Rwanda bumva kandi bakumva nta kintu kibatwaye reka tukivuge nutamera nka wa mugabo kuko uri Musanze reka nkwereke tugiye kukivuga nutamera nka wa mugabo wavuze ati mu mpigare nihashira iminota 5 ntaravuga nubagera kwa 100 urakivugaga
witutsirwa sikwemereye bitanu ngo turakivuga naho ndavuga tumwemerere bitanu tumara umunota yabyishe yabyishe naho ndavuga nyine naho ndavuga nawe nidutangira naho ndavugaga nkawe nidutangira turatangira ndarorinze twagiye bikurikira twagiye ubwo ganira turaje turagira turabitwara gake gake yapfuye urabyishe none ngo turaje turagira ngo turaje ninyandi kugira ngo nkubaze amategeko turaje turagendera amategeko turaje turagendera tugiye kuvuga ikinyarwanda kitari kimusanze oji njagwa amategeko gose ndagemeye no nge narorinze ariko uracyavuga cyakiri twari twatangira si turatangiye ijambo twagiye hangaha hitwa Musanze niho ese isoko rya Musanze ryitwa ngo iki rikuru rya Musanze hari ryago yiko gare ya Musanze bahe gare ya Musanze ni inyuma ya goyiko gutya inyuma ya goyiko unyuze he Musanze hari birunga bingahe bitanu niba atari bitandatu urose kudidimanga bivuga umubare nyine none se uri kugira ngo nsubize nk'umuntu wabyize neza mbihagazeho ngomba kukuba yapfuye reka riri indirimbo y'igihugu oya uyu mugoro ntabwo igitero cya kabiri mu ndirimbo y'igihugu igitero cya kabiri namatsi bihugu byayogoye ngaho oya wimufasha Shere bite Kabosi yanarika amaso turaganira ariko kwibonera udukobwa ngo sheri dore byari twavugaga ngo zasherishira n'agahara uriya mukobwa ngo agashirira amenyo wabigenza ntamukura ingumi wamukura ingumi cyo kindirimbo y'igihugu cya kabiri sinakivuze tse harimo nyine kiririmbe mwishire namatsi bihugu oya ongera sound nabo turi kugonda ariko nitonde none uri kurepeta kari hasi kari hasi kundirimbo y'igihugu n'igihugu tuyemo ntabwo ari Uganda oya nawe hari ibintu umuntu ashobora kukubaza ugasanga kugira ngo uyu ni Dr. Ruburika Dr. mu Chinese ni umushinwa wigendera kwanza ubundi reka nkwereke yihorere reka mubwire ijambo risubiremo mubwire ngo nanjye ariko ndakubwira irindi risubiremo tarimo igikigali ntaco reka muvuga oporovi tarafiporo ambiance vuga narize bati warize nyine vuga subscribe oya subscribe ariko narangiye subiramo sinozo hari icyo tumvishe subscribe oya wigira gutya nyine baho uri kubikura hano iryo jambo riraremeye ko nayo bavuga ijambo ngo ahangaha hawa abangaba barahaba ngo bahabe ahangaha hawa abangaba barahaba ngo bahabe ahangaha abangaba barahaba ngo bahabe Rube nawe ugiye kutubiriramo uvuge ngo umbabarire oya badusubize ugiye kuvuga ngo shushi yo supu y'ipusi nkwe shushi yo pusi nkwe shushi yo pusi subiramo nyine ngiye gusubiza no twufite shushi yo pusi sosi pusi nkwe shushi yo sosi y'ipusi nkwe shushi yo sosi y'ipusi zimwe oya kubujije gubaze nako urashusha ipusi nirangwa isosi Ora kabosi y'imifupa bisubiramo rimwe ndakubwiye ngo shushi yo supu y'ipusi nkwe shushi yo sosi pusi zimwe wanyumvise ipusi zimwe brase ni company ipusi zimwe atucanganyije kayama kantu kari keza oya nabisubiremo bisubiramo nawe ndakubwiye ngo shushi yo pusi subiramo mwarimu ratsinzwe subiramo shushi yo supu y'ipusi nkwe shushi yo pusi shushi yo sosi y'ipusi navuze shushi yo supu y'ipusi zimwe shushi yo imifupa y'isupu oya shushi wavuze supu shushi supu y'ipusi izimwe nta kantu gusimbuka shushi pusi y'isupu zimwe cyawe
nasora kubyo nakubwiye na supirimo urumva nakubwiye ngo shushiyo supu y'ipusi ipusi imwe ngo ngwiki shushiyo supu Sushi pusi yo supu yipusi zizimwe sibyo zasizimwe nabivuze ni nyinshi shushi yo supu yipusi ipusi imwe vuga ngo nsanze nzijwi rye sanzwe nzijwi rye sanzwe nzijwi rye Chaka boss ameze ngazanya ibiti bijwangaje banga. Cyakiri kuducanganya. Byaze ibiti bijwangaje. Sanzwe nzwijwi rye. Sanzwe nzwijwi rye. Sibyo se? Nijwajwe. Oya. Sanzwe nzwijwi rye. Mbese nk'ubu ngwiki. Umama twaje kumubaza nawe uri mutubaza. Ibibazo twibagiye ibyo twakubaza. Amwita dogiteri. Ikibazo harimo aranarira. Oya. Nyine. Kurira bura ibice bishinzwe amarira mu bwonko bwanjye bikora vuba. Nese umuntu agukubise ingumi wabigenza ute? Warira ingumi. Unkubise ingumi nagusubiza indi. Sha. Nje sindakinaga. Urakinaga. Ariko we. We. Ubwo se ugiye kumukubita ingumi bwakubitiye kabiri. Ubwo byaterwa mbese ubundi nicyo dupfuye. Hari igihe ari nje waba uri mu makosa. Ubwo wahita wiruka. Hari igihe ari nje waba uri mu makosa. Ugasanga ndamwashije arebye na oya nakwaka akabara y'unkubita ubwo bikaba birarangiye. Reka nkubwire rero ibintu wihaye ntabwo uzabishobora. Kabo ibintu yihaye ibintu byo kuducanganyikisha. Oya tuje kukubaza ibibazo none uduhinduye dendo. Nakuba hindura dendo. Sanzwe njwijwi. Mbese umuntu umwicaranye muri saro mu nzu sibyo agakubwira ati jya hanze wumva uwo muntu uvuze uzumbwire niba ijwi rye urize. Ukagerayo ugasanga ijwi urarize. Wamusubiza ngo iki? Nsanze buretse interurira hari twanayumvishe. Niyo tugusabye gusubiramo ntabi. Soro kwashirindi koresha gukora interuro. Iyihe sura himbi buretse gato. Afrika arantumye genda hanze wumvijwe iryo jwi ry'umuntu. Ushobora ngo ni usanze bimeze bite? Usanze bimeze bite? Ryajwi ndarize. Oya. Akakubaza. Sanze ryajwi ndize. Ahubwo ndumva utakirwa unasohoka ngujya kureba uwo muntu. Wahita witubwira ati uwo muntu nsanzwe nzizwi rye. Tiro najyayo. Watuvuga ati uwo muntu nsanzwe nzizwi rye. Utiriwe umuntu abivuga bwa mbere yagusubiza bakita gwabisubiramo. Sanzwe njwijwi. Nyine batumubwira nge nago rimwe njya kumureba sanzwe nzi ijwi rye. Nese ubivuze witonze. Sanzwe ntago ari nsanzwe nzijwi rye. Oya baragutumye hanze ntago ari usanzwe sanze ijwi rye ndize. Nubundi ntago warimenya kuko umubonye. Ubundi bwijwe usanzwe urizi waryumvira mu nzu. Ugutumye bati sinirwa ryayo nsanzwe ijwi rye ni dogiteri ruburika. Sanzwe ijwi rye. Sanzwe bakiri kujya. Rero ni nka kwa kundi abantu bajya gukina filime ajya hutera ingumi ngo ngiye kumutera ingumi akaba ari kokinze. Ubwo se urumva ibyo bintu bibaho. Ibintu byose ugiye gukajya ngo uri theater uri gukina uri kuri radio wajya kumutera ingumi ukabanza ibintu byose ukabivuga. Ukabyapurika kandi nagutumye kujya kureba ngo uwo muntu hanze kubera ijwi rye waba usanzwe urizi ntago wakirwa. Ariko ducanganyikishe reka tusoye mu nzu ngo tiye kure ijwi rirarebwa cyangwa rirumva. Yego rano nibyo nababwiraga. Tugaruke inyuma. Niyo mama bwa ibintu byanyu biracura. Wirengaho tuza. Ijwi rirarebwa cyangwa rirumva. Dusubize. Genda hanze wumva uwo muntu uvuze siko navuze. None se urenda ujya hanze ku uwo muntu uvuze ijwi ntago waryumvira. Waryumvira mu nzu. Ijwi rirarebwa wenda kereka ari isura. None se wasuzugura umuntu ugutumye. Wasuzugura umuntu ugutumye. Buryo umuntu yakubajije ubusumusubizo. Genda unyumvire. None se ubwo oya ubwo se waba wubaha ute ntaga amaso yumva. Ahubwo dore kuri ibintu byawe bimeze cyeka kubwiye ngo genda urebe isura y'uwo muntu naho ijwi bararyumva ntabwo barireba. Nyine nanjye ndi nkamwe sibyo nakora ibishoboka byose kugira ngo ndefande ubuvuzi bwa nabi bwanje nkabudefanda sibyo. Ubuvuzi bwa nabi bwanje
kuko mwabuze igisubizo cy'ikibazo nababajije oya ahubwo ikibazo cyawe kiracuramye wenda turi gusubiramo interuro niko mwabagabo aho bahahoheye ugiye kubaza se komeza ese ushatse kuvuga ko nyakagose watuboheye kuri icyo kibazo ntabwo wakituboheye oya ngo yemwe mwabagabo kuko nawe wakibajije kiracuramye aho bahababoheye bivuge wihuta oya wakopeye reka tukomeze dukomoze no ku bindi kugira ngo tutavuga ku kantu kamwe gusa ugasanga bigenze nabi twimure rero ahubwo wahoze urambwira ngo twebwe inaha iyo tugiye kuvuga turenza gahoga ushyizemo none nyine izo gashi zo ziremye hari y'urugero hari niyo yavugaga bya nyabyo turengeza gahoga ibyo byafite rezo ndabyumva none mwebwe ko muri abanyakigali muri n'abasirimu umwihariko wanyu ni uwuhe umwihariko wacu w'abanyakigali none se wowe niyo uturebye ntawe utubona ni icyongereza cya street gide tu cya street n'amasirenge icyongereza bita igipatura kizi oya ntaco nzi none se sirenge uzi nizi sirenge nzi yo vip man yewe ziva he waririzi wagaridose kurme yewe wagwana ziva he nazazi niko zikonke mwana mujegela izo ngizo zikore cya street none cyo ku muhanda ujye ukivuga wari wagera Nyamirambo Nyamirambo harya ni he ndahazi Nyamirambo handangire baca musi wewe ariko ako kana nako ari kodi nako ari kodi Nyamirambo kosimusi n'utungukira bwa mbere none turangire umuntu avuye Musanze okay ntago nzi Nyamirambo nzi Nyabugogo honyine uvuye hani Musanze ndangira wowe ngusizani Musanze ndangira kugira ngo ngere Nyamirambo uvaga iwawe aho ubaguri bwa mbere iwanyu ugakaraba ni mwese ubundi ukitegura noneho ukaja muri gare wagera muri gare ukaja mu modoka ushaka ukwisi ibara ryo iyo wajamo yose ipfa kubira kugeza hitwa Nyabugogo wagera Nyabugogo sasa ukavamo ntaho ugumagamo ukaja mbo kuva ari kujanya hajya ushaka he Nyamirambo ese ubundi ugiye Kigali ubanza Nyamirambo cyangwa ubanza Nyabugogo ese ari Nyabugogo na Nyamirambo amugani hafi ni he hafi oya nje ndi uwambajije oya uri kuzenguruka Nyamirambo na Nyabugogo hafi ni ushaka ko habahe oya ntagarahashaka wemaje nk'umuntu uhazi ari Nyabugogo uvuye Musanze ari Nyabugogo na Nyamirambo harutubuka bwa mbere ni he ubundi nta hari ngombwa ngo umenye ngo aho hanyaho ni sibyo upfa kugera Nyabugogo uvuye ina sibyo kuko no gukatisha ntaho wakatisha ngo ndaje Nyamirambo ngo mvuye ngo Musanze Nyamirambo yo tike ntagibaho hehe Musanze Nyamirambo nyine nakubajije reka nje nose ije si Kigali none se nyine nakoza ari Nyamirambo na Nyabugogo aho ugera mbere uvuye Musanze none se ubwo wagera za Nyamirambo utari wagera Nyabugogo nyine wowe bisubije ari kuri Cosmos ni Nyamirambo aho ugera mbere ni kandi Cosmos iri muri Nyamirambo ariko mwareka ariko ni quartier nose asi Musanze uretse gatasi Musanze asi Musanze turi se turi mu kizungu none se si Musanze tubwira indi quartier uzi Kigali atari Nyamirambo atari Nyamirambo ko nzizira Kimisagara ntabwo yahaye uhazi iki nahahiyeyo narahahahiye ariko namwe iryo perere ubu se nimbivuga abantu bakamenya ko mbigiraga ntaho bazanshaka ahubwo abantu bari kukureba bahita bavuga uri umunyamite oya sorry none se Kanombe urahazi Kanombe ku kibuga cy'indege uhazi muri teori none se reka tumufate reka tumubaze Indera urahazi Indera mwe mushobora kuba muhazi Indera urahazi najya Kigali Indera bahanungiye agatoki yagutujya agatoki Indera ni he na Nyabugogo urahazi Indera oya
umunyakigali utazi izajya bose n'abasazi iki cyane cyane tutujya biki umunyakigali utazi inzira umunyakigali utari umusazi ibyo ntabwo byari njye bivuze ye nibaza ukuntu bagiye kumutungira agatoki cyari ugiye gufata ibinini yes uje urasaraga naho nsaraga naho nsaraga ngumaguko ahubwo mwebwe kuva munazi kuko njewe ubundi kugira ngo iperereza ryimbitse ndikure ntaho binsaba ngo mbanze byahe n'ibyahe ubu narangije kubamenya abantu turi kumwe muzi ndera baraciritse murahazi pe twe tuzi ndera ariko wowe wagiyeyo twe turahazi turahumva turahumva turagerayo bavuze ko abantu mpagaze he ahubwo mbaza ngo wari uhagaze nyine mbaga mu mabizinesi menshi ntaho nkuraga bizinesi urumva icyo gihe rero bizinesi yo gutoragura amashashi niyo mpamvu bakujyanye indera ntabwo urandebaga ukabona ndi mwene wanyu yesu uri mwene wanyu nkoranaga namwe simukoranaga ukwanyu mukaja muraja muri izo gahunda zanyu ariko se kuri guhita uvuga ibyababayeho cyane wareka kuko twamaze kubimenya tugakomeza barabajije ntariko aba bantu mbonaga bose mu mutwe wapi biba bimeze bite bati dore wari uhagaze he urareba sureba abasazi iyo babonye abantu bazima baba bumva bari abantu bazima aribo basaza ahubwo abasazi aribo bazima nawe niko mubitekereza oya niko birabu niko biri yabonaga abantu barasaza ahubwo indera bahagutungira urutoki uri he njyewe reba uri Kimisagara ubwo abare Kimisagara ushaka kuncurika rero ngo wumve ko ndaba nkawe nje ndi muzima ese undi iyo bajya Kimisagara bavuye Nyabugogo baramanuka cyangwa barazamuka sore gato ese urwaye ibiki wasanga ari utuntu ibagiye kunywa ya miti hano bamutungiye intoki mu rugo tumaze iminsi turarira inyama mama nkambwira nti mwahindura kuko wenda mugateka n'uturayi ariko koko namufata umva mu rugo ubu urya inyama jewe urya inyama se kandi nabonye bahinga ara hejuru n'iki mu kinigi n'iki impombo nizarya aho utiperera impombo nyine none nanjye ubwanjye sinakurenganya pe uko nzi ko oya ngo uruhungu ufite ngo rushobora umuntu ry'inyabutongo gusa usureba inyama n'umugana ariko ngo uburyo uri kwibeshya ariko inyama rata niyibone iciyeho no muri busheri urayirebuka tujya kumenya ngo ari inyama oya tuvugisha ukuri ntutubeshye mu kwezi inyama kangahe ahubwo se nayirara sindi kukubwira ngo hari n'indwara ngiye kuzarwara ziturutse kubaho nk'intare nizo ni nkaho mbese arizo zinutse uri intare nase urya inyama ziki njyewe ugiyewe nese arondohetse oya izo nararira zose nazirya none se oya urugero rw'inyama urya ntago tukubajije izo warare hari igihe ubundi waraye uri habaho inyama z'imbwa uretse urazizi nazo ariko inyama z'inkoko urupfu wahuye narwo rwitwa akabenzi ngo inyama ziki ese nazuze tubwira inyama nyine ubarira nkundaga kujya udufi utuntu twa Thompson hariya Thompson Thompson urazizi niyo Thomas ni Musanze zirahaba zirahaba nzi ko ziba i Kigali muziroba hehe muziroba hehe niko ubwenge bwawe bwakubwiraga harya wa mugezi uri hariya ne witwa ngo iki uwe menge se yego uziroba muri Mpenge oya ariko akandi kantu ntengeta nibuka aramaze yo muri Mpenge ngo ava mu kirunga uyu muntu yasinze bya danje nyara yasinze abantu munyine mu nzoga agiye kuko nangwe inzoga nago mbizi ngo bajya muri Mpenge ngo hari amazi azamuka ngo bashyushye none ngo ujyana ga super deep ukavoma ugashyiramo super deep ngo ukamwa ngo hango va hehe nayo ije biraho ubwo ni bagenzi bawe mwaganiye kaida mu inzoga ibyo bintu mise nta mupasiteri wakuganiza ibyo bintu pasiteri ni uko nshira muri logique nizi imibare bati nizi imibare logique sibyo bizi imibare logique niyo chapitre ibamo ya logique mu mibare okay wize hese wize ku kihe kigo
nge ahantu nize ntago ni muri iga cyangwa ni muri apremidi kwashira ku mugaragaro kenshi bikunze kungiraho ingaruka. Ingaruka zihesu dukomeze n'ibyo narindi kukubwira utanyibagiza umuntu ubwo se ubundi se witwande n'izina ryo wasanga ataryibuka umuntu utibukane umuntu uzabi umudirecteur wanyu yitwaga nde usimuvuze naba mbifitemo iyihe nyungu ko yakugishije neza yino kubita amahirwe yarakoze nta mafaranga zitwamuhaga ntayora ratumva nkubwira ago mazi bamubwega biraga nta hari amazi gasanzwe nta nubwo ari agamenge nagamenge oya ago ngago gabiraga nagamakera ariko ari muri menge oya menge ahubwo inanyuze ku ruhande rwago mazi oya rega menge ni umugezi cyangwa ni quartier just it may be quartier cyangwa ikaba ari umugezi bitewe naho gugeze uri kumva umugezi wo bitasusura uzi se wo uwo uza iyi mvura yaguye gusa muzuba ntago baho muzuba ntago uburi gukora ntago gubaho ntago buri gukora gubaga guri muri konje guba gusinziriye none se ayo makera naba muri mpenge aba iruhande rwa menge oya amakera menge iri muri makera cyangwa amakera muri menge ari menge n'amakera nicyo kiri mu kindi tata we ubu si ayigata niko ubu wateka ubugari n'isosi ukabitekera mu isafuriya imwe nasibye tugaje bihuriye n'ubugari ni uko ndi kumva wabigize nkuko nguko oya nuvuga ngo hari mpenge hari amakera kandi tubwiye yuko amakera taba muri mpenge umva nkubwire rero ku makera aho ku makera ni muri mpenge aho amakera gari sibyo garakabye gahita gafata izina ryaho ngaho garakamye cyangwa garakabye gukaba yarakabye yakabye igitero muri mpenge nyine kubera ariko garaho ngaho gamasitari garakabye gahise garusha izina ki mpenge nakubwiye ko na mpenge inyuraga aho ngaho kurwo ruhande ariko abantu barayibagiye bimenyera amakera oya mpenge ariko izwi kurushwa amakera oya nyine mpenge izwi kurusha amakera ariko nayo iyo igeze mu bwami bw'amakera izima amakera gakaba ari go gagira gute gahitinga ndetse aya mazi yagakera n'amazi ya menge aruhukira muri mukungwa yesi ikajya igakomeza ijya he nyine ese nahereza igira mukungwa iraje iba yirohagahe rahira geography bayigaga wagiye ubundi reka nze nkwereke niba ukeneye kubimenya byimbitse uziyahuremo yewe ziyahuremo aho izakugeza ujura baza abaturage ni uzaze tujyane umurambo gwa rastaguru kubaza aho kugeze tugende twese abaturage mwengeze hehe bagakubwira bati ugeze muri Satinski uzaze tujyane nyabarongo iri he oya nawe uzaze tujyane uzagenda usirivira ureba aho ngeze uzagenda wandika uzagende wenyine none se je nzumva ho wahereye ubwo niho nzumva uzabimenya utahagiye ku makuru uzabimenya utahagiye murambo warasita watoraguwe yo mu migezi ya kure wageze yuranye Nairo Valence Papiro uzaza kuyikora se nibyemvene ariko rero ejo uzoge kare ujyana kugutembereza Kigali naje gusanga utazi Kigali wari Nyamirambo hafi ni Nyabugogo twudusede wamize ngo Nyabugogo ngo Kosimusi okay tubwire quartier enye so mujyi wa Kigali quartier mu mujyi wa Kigali Gahanga Gahanga wazize ni Kigali Gahanga wazize nazizi mu Bugesera Gahanga si mu Bugesera oya nagari mu Bugesera ngavuga hande vana bayatembera ariko se ubundi kuva musaza reba Gatenga reba quartier zose ziri Kigali ugahera ngo kuri Gahanga ubundi bubyibajije navuze Gatenga ikintu kigaragaza ko ari ubusidi wameze ni oya umva twagiye Gahanga uyivana muri mu Bugesera Gatenga turayizi ni muri Kicukiro urakoze cyane ahubwo abangaba bya bintu by'indera byabagizeho ingaruka ntiyanamenya ngo aha ni iwacu aha nahari iwacu twagiye rero Gahanga Gatenga Gatenga ni mu kahe karere nayo sisi muri Kicukiro yego
tukomeze numbaze rero n'uturere ubwo uraje reba ukuntu nta turere mbaze nakubonye ukuntu iyo umuntu atsinze ibintu bimwe uhita umugora reka mvugamo akaritsiye n'uturere n'ututugeraho natwo turavuga iby'uturere Gahanga Gatenga bo karitsiye sizuru kumbaza Mukajagari kahe tangiye kumbaza kahariho Mukajagari se urahageze se usanga ni Mukajagari uratangiye ntacyo ni karitsiye ya Kigali komeza nyine komeza mbo indi karitsiye iya nyuma si wambajije bo ryarana ririye nihe waririye itonde bwari bwije wari wageze yute wumve uretse wese gatatu itonde nje kwibukiranya je ndi kwibukiranya wakase hehe zamuka noneho ugeraga nk'imbere hari imihanda ibiri gutya ugakata ugw'ibumoso cyangwa ugw'iburyo munyuraga mu gwahana gutya ibari mu miduha mu miduha hanyuma rero reka ngushimire ibintu bigarukijemo hagati bikwereka ko ibindi bizaza ari ibintu bikaze cyane kora subscribe ukore ndetse na comment igihe icyo ari cyo cyose notification yo ni ngombwa kugira ngo ifilime urusobe nijya gusohoka uzabe mu ba mbere turabakunda cyane ciao ciao